Nshuti zacu rero zikurikira ibiganiro kuri Bugufi Mission mbahaye ikaze uyu mwanya. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Izina ryanjye ni Pastor Christophe uwabakurikiza, mbahaye ikaze rero mu biganiro byo kuri Bugufi Mission. Tunejejwe rero kugira ngo tubageze ibiganiro dukomeze inyigisho twatangiye kubijyanye n'urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye abakorinto. Turi kugeze ku gice cyawo cya 7 niho turi buze gusoma uyu munsi, ariko noneho nkuko rero iki kiganiro cyacu kirimo ibice bibiri. Ibice cya mbere tugira ijambo tuvugaho, ariko ndagira ngo nigisha abantu gukanguka kuba maso, umuntu ntahonikire kandi mu byo aba mu maso akarinda ubugingo bwiwe kugira ngo butangirika cyangwa se bukagirwaho n'umugayo. Mu Efeso rero igice cya 5 umurongo waho wa 14 hari ijambo ryanditse, ndetse no wa 15 kugeza ku wa 17. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nicyo gituma bivuga ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Imana ishimwe cyane. Yari Paulo wandikiye Abefeso, ariko ahanga kirimo nuko umuntu wese usinziriye ubusanzwe ntamenya ibiri kuba kuko aba yasinziriye, ariko uri maso amenya ibintu byose uko biri kuba nuko bikurikirana. Imana ishimwe cyane. Akenshi rero mu miterere ya muntu usanga umuntu yibereye mu vye ayumva ko yakora ikintu kimworoheye, cyangwa se na wa wundi witwa ko asinziriye akumva yuko aho ngaho yasinziriye ari heza. Ariko Yesu Kristo aricyo atwigisha, tubwira ko abantu bakwiriye gukanguka, kuko yusomye muri Matayo igice cyaho cya 25 humva inkuru y'abigeme cyangwa se abakobwa 10, harimo 5 b'abanyabwenge n'abandi 5 b'abapfu. Ijambo ry'Imana rero riratubwira ko bidakwiriye yuko abantu baba abantu basinziriye kandi babapfu, babapfapfa, abavuga iby'ubupfapfa, iby'ubuhumbu, batagira neza, bakora ibi. Atari umuntu ukwiriye kurenganya abandi, kuko usanga muri iyi minsi ya none abitwa abakozi b'Imana barenganya abandi. Ugasanga kubarenganya, ugasanga aho ari ukamwifuriza ikintu kibi, ukamukora ibintu bibi, ariko naho bikora wowe n'umutima nama wawe byanga bikunda uzabibazwa imbere y'Imana. Uko waba uri kose uzabibazwa. Kanguka uve mu cyaha, kanguka uve mu kibi, kubera yuko ntabwo ikibi aricyo Imana igushakamo, ahubwo Imana igushaka ko uba umuntu muzima, umuntu utunganye. Ikindi kandi ijambo ry'Imana dusaba ko dukure kuba nk'abanyabwenge, tutari bijuju, tutari injiji, kuko ntabwo Imana igikorana n'abantu batagira ubwenge. Imana ikorana n'abanyabwenge. Rero mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Nivuga ngo hari iminsi tuhagazemo itari myiza, iminsi y'akarenganyo, iminsi y'ibibazo. Ni byiza yuko ukora ibyiza, kuko utazi uko ejo bizaba bimeze. None urashobora kuba uri kuyobora, ariko ejo ukazayoborwa. Birashobora ko none waba uri gutwaza abandi igitugu, nawe ejo akaruko bizakugendekera. Uko ubikora kose wibuke ko atari wowe byose bihereraho, kuko hari Imana iri hejuru ya byose. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami ashaka. Abakristo dukwiriye kumenya icyo umwami Imana adushakaho. Imana idushakaho rero gukiranuka, idushakaho ibyiza, ishaka ko buri muntu wese amenya igituma Yesu Kristo yaje mu isi. Imana ishimwe cyane ko rero Imana iduha uburyo bwiza bwo kumenya ko hari igihe
Kristo azagaruka aje gutwara itorero icyama rero nawe Kristo akazakujyana mu gihe cyose uzaba waraciye bugufi uri maso warabonye ubwiza bw'Imana, Imana yabanye nawe muri byose. Ndagira ngo rero muri kino gice cya mbere uzirikane ko ukwiye kuba maso mu rugendo rwawe kandi ukaba umunyabwenge. Imana ishimwe. Mbahaye rero ikaze mu gice cya kabiri cya kino kiganiro, aho twatangiye inyigisho cyangwa se turi mu nyigisho ivuga ku rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino. Nababwiye ko rero turi mu gice kirimo inkuru zijyanye no kuvuga ku itorero ry'i Korino. Nibaza ko rero izi nkuru zijyanye n'itorero ry'i Korino nk'uko twabibamenyesheje zirimo zigera ku musozo, kugira ngo twinjire mu kindi gice kiranga ibi biganiro byacu cyangwa se kiranga iyi nyandiko cyangwa se urwandiko Pawulo yandikiye Abakorino. Nababwira ko rero nk'uko nari nabibabwiye, igice cya mbere kijyanye n'urwandiko guhera ku munwa wa mbere kugeza ku munwa wa 11 harimo indamutso, naho igice cya mbere mu munwa wa 12 kugera ku gice cya karindwi mu munwa wa 16 Pawulo n'itorero ry'i Korino. Ni ukuvuga ngo ni Pawulo n'itorero ryaho. Nibaza neza yuko rero tuzakomeza duhereye ku gice cyaho cya 9, aho tuzumva ibijyanye n'imfashanyo igenewe Abakristo b'i Yudaya. Nababwira ko rero abangaba basabwa imfashanyo tuzamenya ari bande. Imana irishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo rero nk'uko twabivuze dusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino, igice cyawo ni cya kabiri tugeze ku munwa wa 10, igice cyawo ni cya karindwi mu munwa wa kabiri tugeze ku munwa wa 16. Reka dusome ku bw'izina rya Yesu Kristo. Nimumwakire mu mitima yanyu, dore nawe twagiriye nabi, nawe twononnye, nawe twariganije. Ibyo simbivugiye kubagaya, kuko maze kuvuga yuko muri mu mutima wa yacu ngo dupfane kandi ngo tubaneho. Mbashiraho imanga cyane kandi ndabirata cyane, nuzuye ihumure, ndetse no mu makuba yacu yose ngira umunezero usesekaye. Ibyo kuza kwa Tito n'agahinda ko mu buryo bw'Imana. Ubwo twazaga i Makedoniya, imibiri yacu ntirakaruhuka na hato, ahubwo twababajwe uburyo bwose. Inyuma hari intambara, imbere hari ubwoba. Ariko Imana ihumuriza abicisha bugufi, yaduhumurishije kuza kwa Tito. Nyamara si ukuza kwe konyine, ahubwo no guhumurizwa yahumurijwe namwe, nuko yadutekereje urukumbuzi rwanyu rwankumburaga, n'umubabaro mwangiriraga n'ishyaka mwandwaniraga, nicyo cyatumye ndushaho kwishima. Nubwo nabateje agahinda, rwa rwandiko sinicuza, kandi nubwo nicuzaga mbonye yuko urwo rwandiko rwabateye agahinda, nubwo kari akumwanya muto gusa kagashira. None ndishimye, icyakora sinishimishijwe nuko mwagize agahinda, ahubwo nuko ako gahinda kabateye kwihana, kuko mwagize agahinda ko mu buryo bw'Imana ngo mutagira icyo mubura ku bwacu. Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana, kuticuzwa nako kugazana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Aho ntimurora uko ako gahinda ko mu buryo bw'Imana uburyo kabateye umwete mwinshi ungana utyo, ukabatera
ku kwiregura no kurakara no gutinya n'urukumbuzi n'ishyaka ryo guhora. Muri byose mwiyerekane ko muboneye muri byo. Nuko ubwo nabandikiraga, ibyandikishijwe si iby'uwagize nabi cyangwa si iby'uwagiriwe nabi, ahubwo ni ukugira ngo umwete mutugirira werekanirwe mu maso yanyu. Nicyo cyatumye duhumurizwa, kandi muri iryo humure twarushijeho kwishimishwa n'ibyishimo bya Tito, kuko umutima we waruhuwe namwe mwese. Niba hariho icyanteye kumubiratira, sinakozwe n'isoni, ahubwo nk'uko twababwiye byose mu kuri, niko kwirata kwacu kwiratiye Tito kwabonetse ko ari ukukuri. Umutima we urushaho kubakunda iyo yibutse uko mwumviye mwese, kandi uko mwamwakiriye mutinya muhinda imishyitsi. Nishimiye yuko muri byose nshobora kubiringira rwose ntashidikanya. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icubahiro. Iri ni ijambo ry'Imana rero tumaze kumva ku bijyanye n'ibyo Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto. Aha ngaha rero murabwe ko turimo tuvuga ibya Pawulo n'itorero ry'i Korinto. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero turimo dusoza rero iki gice kivuga ku bijyanye n'ibya Pawulo n'itorero ry'i Korinto. Ndagira ngo tugire icyo tuvuga ku bijyanye n'iri jambo ry'Imana Imana iba yaduhaye. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icubahiro. Hari byo rero ukwiye kuba wibaza niba ibyo usomye hari umumaro bimaze ku buzima bwawe. Ariko nagira ngo tuvuge ngo nimutwakire mu mitima yanyu, dore ntawe twagiriye nabi, ntawe twononnye, ntawe twariganije. Twabisomye ku murongo wa 2. Intumwa Pawulo rero na bagenzi be bari bafite imitima itabacira urubanza ku bijyanye n'umurimo w'Imana bakoraga abera bose. Ntawe rero bigeze bagira nabi, ntawe bononnye cyangwa ngo bamuriganye, ahubwo bakundaga itorero ry'Imana bataryajya, nk'uko tubisoma mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 6. Pawulo yari kumwe na bagenzi be bakunda itorero nta buryarya, nta kubabesha. Urasanga muri minsi abantu buzuye uburyarya, ukabana n'umuntu akweka ko gukunda, ukabana n'umuntu akweka ko muri inshuti, ndetse rimwe na rimwe ukaba wajya n'ibyo umufasha, ariko ku mutima we yuzuye ubugome bwinshi, azi neza yuko utazigera utahura iby'ubugome bwiwe, ariko urabikora ukagira ngo uhanye n'Imana, ariko umunsi yaje izaguhana. Nibi byose ukora izabishira imbere y'amaso yawe. Imana ituganze cyane. Nubwo nabateje agahinda, rwa rwandiko sinicuza. Ku murongo wa 8, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto rwari rwarabateye agahinda kenshi, kuko basabwaga kwihana ingeso mbi zari zabinjiranye, ariko ibyo ntibyatumye Pawulo yicuza, kuko yarokoye abatari bake muri Korinto barihana barakizwa. Burya iyo tuvuga ijambo ry'Imana naho byagenda gute, ni ngombwa ko tubwiriza abantu naho bababara, ariko tubavana mu byaha, abari iby'umumaro. Imana ishimwe cyane. Nishimiye rero yuko muri byose nshobora kubiringira rwose ntashidikanya. Twese ku murongo wa 16, inkuru yuko Abakorinto biyumviye Imana ndetse bakihana, ubu bakaba ari abiringirwa, yanejeje Pawulo na bagenzi be cyane, kuko yumvise ko ivyo bakoze byagize umumaro. Ni byiza yuri neza yuko burya yiri umukozi w'Imana, ukabona ubwirije abantu cyangwa ukababwira iby'inkuru nziza, cyangwa se naho waburi hose ukatuma abantu bava mu kibi bajya mu cyiza, burya binezeza nyiri gukora uwo murimo. Umunezero rero w'abashumba beza ari ukubona aba bayoboye cyangwa se ababo bayirongoye mu murimo w'Imana bihana kandi bakiyunga
n'Imana burya binezeza umwungeri, binezeza umushumba, binezeza pasitoro, binezeza umuntu wese wishimiye ko abantu bahinduka bakava mu kibi. Ni byiza rero ko tuhamagara Kristo akaza akaba muri twebwe kandi agakora imirimo ye yo gutuma bene data tubwiriza bahinduka bakava mu vyaha, tukagira ikirato turata imbere y'Imana. Ndagira ngo rero nshuti waduteze amatwi iri jambo ry'Imana, nkubwire ngo nagushimiye cyane ko wateze amatwi iri jambo. Uruwo mumaro mu buzima bwacu, uruwo mumaro kuri Cyabugufi mission. Uyu mwanya wabatoye ndiho awugwere umugisha kandi agushyikire abane nawe. Ndabizi ko rero turimo twinjira mu munsi wo kwa gatandatu aho mwibuka umwanya w'amasengesho ya deliverance. Ndabashimiye cyane rero ndi wabane namwe kandi akomeze kubambika imbaraga mu byo mukora. Ikindi kandi turababwira neza yuko ibi biganiro ushobora gukomeza ubisanga no kuri page yacu ya Facebook aho wandika Cyabugufi ya Facebook aho wandika Cyabugufi mission .org cyangwa se no kuri YouTube, hamwe nuko wajya no kuri Instagram uhita ubona ibiganiro byacu. Ndabashimiye cyane rero ndi wabane namwe abashyikire nakagaruka ndiho abishatse. Shalom shalom.